murabizi yuko abana barangije ibizamini abanyuma bakoze ku itariki 15 aribwo uno munsi, abandi bakoze ku itariki 14, abandi bakoze ku itariki 13. Ni mu gihe abana batangiye gusubira mu ngo kugira ngo bajye mu gihe cy'ibiruhuko kingana n'amezi 2. Ni mu gihe baruhuka kino kiruhuko cy'amezi 2 kugira ngo babashe gutekereza cyangwa gusubira mu masomo, bazagaruke ku ishuri ari intyoza. Ni mu gihe imodoka zitandukanye mu mujyi wa Kigali zigiye kubura kubera ko abanyeshuri bari gutaha. Abantu benshi bakomeje bavuga ngo imodoka zigiye kubura. Nabasobanuriye yuko abantu bari gukora ibizamini ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ntago ari abanyeshuri batoya. Abanyeshuri batoya barangije ibizamini ubu bari mu ngo zabo. Ni mu gihe imodoka zitazabura, ni mu gihe abanyeshuri bandi basigaye baziyeranja. Hari abafite amapirivi, hari abafite amamodoka za kubatwara. Benshi n'abana b'abakire baba bazanye udutagisi twabo kubatwara muri rusange, abandi babategiye udutagisi vatiri, n'abana b'ingagari cyangwa n'abandi bana batandukanye muri rusange. Icyo ntago ari cyo cyangenzaga. Uno munsi turi tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Ni mu gihe abana bashoje amasomo yabo bakaba bagiye gusubira mu rugo, ariko leta y'u Rwanda irasaba ababyeyi ko basha kubungabunga bano bana mu gihe bari mu rugo, bakabahereza imirimo itavunanye, bakoreshe imirimo y'agatunambwebwe. Hari nk'abaturage bo mu karere ka Nyamagabe, abanyeshuri barangiza bakaza bakagira mu ngo, bakahita batangira kubajyana kubahingisha, kubikoreza imitwaro, kubavunisha imirimo y'agahato. Ni mu gihe ibingibi bidakwiye. Umwana agomba gusubira mu masomo agakoreshwa imirimo itavunanye biterwa n'ikigero arimo cyangwa imyaka arimo. Nanone kongera gushishikariza ababyeyi bafite ubushobozi kujyana abana babo mu masikuru cyangwa kujyana abana babo muri kuru kugira ngo bongere urwego rw'ubumenyi bafite, kugira ngo bazatsinde neza, kugira ngo bagaruka ku ishuri bazabe ari intyoza muri rusange. Tukahita dukubitaho itangazo rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi ndetse n'ibizamini bya leta ari ryo NESA. NESA no kuvuga ngo umuturage cyangwa umwana wo mu karere ka Nyamagabe yafatanwe icyuma ari ku bizamini bya leta muri rusange. Bwabwo narangiza gukora ikizamini arahita agitera umuntu. Mu gihe uno mwana yajyanwe kuri brigade ya Nyamagabe kugira ngo akore ikizamini cya leta. Ni mu gihe uno mwana yakoreye ikizamini kuri brigade ya polisi, ariko banamuganiriza muri rusange. Ni mu gihe nawe ubu ngubu bagiye kurekurwa agatanga abandi banyeshuri ko bakabanza bakamuhana bakamwigisha, kubera ko nago iyo mico bazi aho bayikuye muri rusange. Ni mu gihe nanone NESA yatangaje ko ibizamini amanota azatangwa nk'uko asanzwe atangwa, kereka ibintu by'impinduka byari byajemo byo gukora amasaha atandukanye n'andi masaha. Murabizi ko mbere bakoraga kuva saa 1:30 ikizamini bakagisoza saa 2. Ni mu gihe ubu ngubu ikizamini bagitangiraga saa 2:30 gisoza saa 11 muri rusange. Ni mu gihe rero itangazo ryari iryo ngiryo twari twageneye abanyarwanda muri rusange. Itangazo twageneye abanyarwanda ni iryo muri rusange, ariko nibakore subscribe cyangwa mukore subscribe kugira ngo mujye mudukurikirana buri munsi. Nashaka kubwira abana bari mu rugo, bari muri konje, ushaka kureba utuntu twiza cyangwa ushaka gukurikirana ibintu bigusetsa cyangwa ushaka kureba utumovi twiza, utumovi dusetsa, utumovi twigisha, utumovi tw'urukundo, wasimbukira kuri Kidasamura Comedy cyangwa Kidasamura TV muri rusange. Rukuvuga ngo wajya kuri Kidasamura Comedy ukareba utumovi dushininga abana batonya baba bari gukina, namwe mwanyakira kuri Kidasamura Comedy kugira ngo murebe utumovi tubashimisha muri rusange. Babwiye ngo ikiganiro nakagaruka ntago naba mbabeshye, kuko mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru nk'aya ngaya aje mu gihe cyanyacyo, aje mu gihe cyiza, kugira ngo tujye tumenya ku gihugu cyacu kimeze, tujye tumenya ibyiriwe mu gihugu, tujye tumenya amakuru muri rusange. Ni mu gihe umuhanda wo mu mujyi wa Kigali amadodani bari kuyakuraho, ariko impamvu bari gukuraho amadodani barashaka umujyi wa Kigali kuwunyuzamo umuhanda wo mu kirere. Niyo mpamvu no madodani bari kuyakuraho, kubera yuko aya madodani ntago agikenewe muri rusange. Ni mu gihe bazatangira kubaka umuhanda wo mu kirere uzajya ugenderwaho n'amamodoka matonya havuyemo amakamyo, kuvuga amavatiri, amatagisi vatiri muri rusange. Imodoka itikoreye imitwaro izaba yemewe guca ku muhanda uca mu kirere muri rusange.
murakoze cyane rero kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo ujye ubasha kureba amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho muri rusange. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye, ndetse Kidasamura Movie arabakunda cyane ndetse abitaho kandi agomba no kubakorera ibintu byiza. Ushaka comedy, ushaka filimi nyarwanda, uragenda ukandika Kidasamura Comedy, amafilimi akaka, amakomedi akaza, cyangwa ukagenda ukandika Kidasamura filimi ziraza rwose. Washaka kureba amakuru ukandika Kidasamura TV Rwanda, nabwo ukareba amakuru mu buryo butandukanye cyangwa mu buryo burambuye. Murakoze cyane.